Muraho neza ndabasuhuje. Ibya Vestine bikomeje kugorana mwa bantu mwe. Ibya Vestine sinzi ikibazo kirimo. Bamwe bati uyu nguyu Vestine n'uyu mugabo Idirisa ibyabo bikomeje kugorana cyane. Seki babirimo yabyivanzemo. Dore ko nyuma yuko Vestine amaje gusezerana n'uyu munya Burkina Faso Idirisa ku mbuga nkoranyambaga bakabavuga bikomeye cyane cyane umwana muto witwa Vestine baramuvuze ku buryo bukomeye cyane ngo yashatse umugabo umukubye imyaka ngaramuruta cyane ngo Vestine yarahubutse n'umwana, ariko ibyo Vestine ntago abyitayeho. Gusa ntihabuze abandi bamushigikira bamubwira ngo icyambere ni urukundo. Hati urukundo ni rwo rwa mbere, urwo nirwo ruzagufasha kubaka. Ariko ibya Vestine na Idirisa kubaka biragoye, dore ko Vestine yari umwadeperi asengera mu badeperi. Nibwo yagiye gusaba pasiteri ko yabasezeranya hamwe n'umugabo we Idirisa imbere y'Imana. Pasiteri arabyanga. Ese ni ukuri iki pasiteri yabyanze? Ni iyihe mpamvu yatumye pasiteri abyanga kubasezeranya Vestine na Idirisa? Tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru pasiteri yanze gusezeranya Vestine n'uyu munya Burkina Faso Idirisa. Ese ni iyihe mpamvu yabiteye? Gusa hari abo abavuze muri komenti ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ati ikibazo yaberuka asezeranye n'umugabo umurusha imyaka. Oya, iyo siyo mpamvu. Iyo ntabwo ariyo mpamvu Vestine pasiteri yanze kumusezeranya. Abandi bati ese Vestine ni uko yaba ari umwana, ntabwo yemera gusezerana imbere y'Imana. Iyo ntabwo ariyo mpamvu nyamukuru yatumye pasiteri yanga kubasezeranya imbere y'Imana. Gumana nanjye utere agatebe wumve impamvu nyamukuru pasiteri yanze kubasezeranya. Byose urabimenyera muri iki kiganiro. Ikiganiro ugiye kumenyamo impamvu zose, cyangwa se aho ibya Idirisa n'uyu Vestine bigeze. Ese barasezeranye cyangwa ntibarasezerana? Ibyaha bikomeje kuja mu rujijo, dore ko na pasiteri Claude yabijemo mu buryo bukomeye cyane. Claude yavuze amagambo atoroshe kuri Vestine n'uyu mugabo Idirisa ku buryo abantu benshi byabakomye ku mutima. Muhaye ikaze, gumana naje muri iki kiganiro umenye byinshi biri kuvuga kuri Vestine n'uyu mugabo Idirisa w'umunya Burkina Faso baherutse gusezerana imbere y'amategeko. Muhaye ikaze. Uyu nguyu Vestine muzi ko ari umuhanzi uririmba muri gospel, haririmbana na Dorcas. Baririmba neza, bararimbaga mu buryo bukomeye cyane ku buryo bari bakunzwe n'abanyarwanda batari bakeya. Uyu nguyu nibwo Vestine asoje amashuri ye yisumbuye, ahita abona ibogari yo muri Burkina Faso, bahita basezerana byemewe n'amategeko. Nyuma yuko bavuye gusezerana byemewe n'amategeko, Vestine akifuza ko basezerana imbere y'Imana. Vestine yegereye pasiteri amubwira icyifuzo cye cyangwa se ko yabasezeranya we n'uyu mugabo we Idirisa. Pasiteri amutera utwatsi, yaramushwekuriye cyane. Gusa Vestine yabajije pasiteri impamvu nyamukuru cyangwa se impamvu ari gutuma atabasezeranya ni iyihe. Pasiteri nta kintu yamushubije cyangwa se nta mpamvu nyamukuru yamushubije yumvikana, dore ko yamubwiye ngo ibyo bintu ntago bishoboka, ngo njye ntago nakora ikosa nk'iri ngiri imbere y'Imana nk'iryo Murindahabi yakoze. Ndavuga Irene, ngo gufata umwana nkawe akamushingira ku gahato imbere y'amategeko, aya ni amakosa. Pasiteri ati reka njye ntago ndakorera amakosa imbere y'Imana mbireba mbizi neza ko gaba ari amakosa. Vestine byaramubabaje cyane, amarira amurenga imbere ya pasiteri ndetse n'umugabo we Idirisa, dore ko bari bajyanye kumusaba
ko yabasezeranya ari kumwe n'uwo mugabo we Idirisa byaramurenze cyane. Pasiteri yasoje agira ati dore n'ikindi, uyu mugabo wawe situzi idini abamo ntaranabatizwa, haturumva ntayaraye njya kubasezeranya. Vetine mu marira menshi cyane yarambwira ati pasiteri mfasha, Idirisa ari ubanza kubatizwa, none nyuma yo kubatizwa uzahita udusezeranya. Pasiteri yarabyanze amutera utwatsi. Muri ako kanya Idirisa byaramubabaje ndetse na Vestine bahise bava ku rusengero barataha. Gusa birababaza cyane ngo amakuru mashya nuko Vestine yahise ahindura idini. Ubu Vestine kubera agahinda pasiteri yamuteye ntagakira umwadeperi, yagiye mu rindi dini rirabasha kumusezeranya, agakora ubukwe we n'umugabo we Idirisa, bakishima bakava muri aka gahinda cyangwa se bakakiza aka gahinda pasiteri yabateje. Dore ko ubu ngubu uyu mugabo Idirisa mu minsi mike cyangwa se mu minsi ya vuba hagiye guhita batizwa mu iryo dini rishasha. Inama yo kubatizwa nta kindi kirakurikiraho usibye kubasezeranya. Ese koko pasiteri yamuteye utwatsi bigezaho ku buryo umwana ahita afata umwanzuro wo kuva mu idini akahindura idini kubera iyo mpamvu? Ni agahinda gakomeye cyane. Aya makuru yemejwe na pasiteri Claude, aho nawe yabyutse abitangaza avuga ko Vestine yamaze guhindura idini akaba agiye gusezerana imbere y'Imana. Ariko Claude akavuga ngo aya ni amakosa, gufata nk'umwana nk'uyu nguyu ukamusezeranya, iki ni icyaha. Gusa abandi siko babibona. Abandi bavuze ati pasiteri niyo abasezeranya ntacyo byari bitwaye, nta cyaha kirimo gusezeranya abantu babyifuje bakundanye. Reka ngushimire twabanye muri iki kiganiro, by'umweru ukaba kanze kuri buto subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi cyangwa se breaking news ziba zikijana ku nkoranyambaga uzajya uzibona mu ba mbere. Njye mwari kumwe na Pacifique, mukomeza kugira ibihe byiza, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao, reka tuzasubira ubutaha.